Abanyarwanda kazi ni Ali Sudi ugarutse muri studio mumeze mute mwaramutse mute mwiriwe mute nubona wabyutse amahoro ujishima Imana muri uyu munsi rero turi kumwe na Ali Sudi ikiganiro cya Ali Sudi urakisobanukiwe mbere yuko dukomeza ukore subscribe ariko uramuzi Ali Sudi ni umwe mu banyarwanda ba mbere b'abanyamakuru bazanye papi mwabonye ko yakoranye ikiganiro n'abandi bantu bakomeye cyane ariko turakwakiriye Ali Sudi karibu muri iki kiganiro bimeze bite Kandi ukunda hip hop byatari nkunda J Paul, that was my guy. J Paul? Oh yeah. Seriously? Nagwa challenge. Sure. Ukambwira imwe mu ndirimbo ya J Paul uzi. J Paul Akanyarira jisha. Yeah, nkakanyarira jisha mbona. Nukiri mutoya niwamenye ugukunda ngahura amaso tuyahuze mbwira ikibona nakindi ma sister namarira teba. You're the best girl. Ate ubwoba jeri. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Yes. Reka nongeye mbayikase muri Ali Sudi on air. Bite byanyu mumeze mute? Nizere ko Uwiteka Imana abarambuye ibiganza. Ubushize twari kumwe n'abakozi b'Imana murabyibuka baradusengeye imigisha yabaye myinshi cyane kugeza naho mfite n'umutumire udasanzwe mu kanya ndamubabwira ariko banza ukore subscribe please sibyo kora subscribe kandi like comment mujye mumana ama feedback ibitekerezo mwumva bikwiye guhinduka nari nabikunze kuri video y'ubushize mwambwiye atamajwi ntabwo yarameze gutya ngo gutya bira bintu biradufasha bigatuma none dutangiye no kugenda tureba buri kantu please mujye mubishyira hasi kabisa hanyuma rero buri gihe njye ngo mumeze mute ngo mwibere mu mabaye Uwiteka naho umwe mumbwira ariko agakanya ni munsuhuze mumbwira uko bimeze okay thank you kunyifuriza ibyiza hanyuma rero nagarutse nk'ibisanzwe unyite Ali Sudi nawe nkwite wowe hanyuma muri Ali Sudi on air turi kumwe behind the camera my brother bamwita Abu Bobex turi kumwe nawe hanyuma rero uyu munsi abasore muri Kigali bite byanyu mbazaniye umwana mu diaspora Abu mubereke ariko bereke mu diaspora mbazaniye umwana wo mu diaspora kabisa aze kuseka abasore mwese mwajyaga mwumvira ngo ari duhe passe tugire gute singeyi dore passe mwitwarire ako kantu nkoreye nagakikora kabonye dore umwana wo mu diaspora siguyu babasore b'i Kigali umwana wo mu diaspora muraho abakoresha kuri muraseka mvuze umwana wo mu diaspora kuri kuri muraseka I think ndo mu diaspora I guess simbizi nose mu diaspora ni iki umbusise kuntu byabaye negative cyane byo kwitana aba diaspora uba wumva nyine somehow nyine uri umuntu uje gushipinga umuntu uvuye umuvanye mu Rwanda kugira ngo bimaze kuba weird we n'umushipinge ahubwo akandi kantu nyene bakoma ufite amakashi afite amafaranga jori ufite amafaranga ndayakire mu izina rya Yesu actually reka mbanze mababwira usually before you go are umu content creator hano muri leta zunze za Amerika yitwa nibagize izina rya yitwa gute YouTube yawe yacu yitwa Opinioners ninjye n'umushiti wanjye yitwa Ketia we na Ketia na aba content creator ndetse no kuri Instagram mwamubona Jolie the African muhite mumureba ikindi rero usibye ibyo byose byo ntacyo bivuze kubwiye uyu ni second run up wa Miss Washington State no kuvuga Washington nka leta yabaye second run up muri Miss Washington State ndetse akaba afite n'ikamba rya Mr. Tacoma ni umujyi wa kabiri munini muri leta ya Washington ariko akenshi nawe ukunda kubarirwa muri urban area ya Seattle cyangwa bakabyita Seattle Tacoma akaba rero ndi kumwe n'umumizi niyo mpamvu nababwiye rero basore b'i Kigali nababwiye ngo amafaranga afite umumizi utagira amafaranga baho uwo mumizi yari yavuga Wamwumviye ngo umisi utagira amafaranga no mu misi bigoma ku kintu kitwa kaje wapi yewo nayo abanyamahanga nabashishe yes bamwita Bwiza Jolie niwe turi kumwe uyu munsi Bwiza Jolie nkuko nayimbaze kubibabwira
akaba yarabaye n'umumodo uri professional yarabikoze nabyo nuko muri no minsi asa nk'uwabihagaritse. Ikindi ni n'umunyeshuri hano muri kaminuza muri Leta Zunze za Amerika. narangije ari student ntusubize ku ishuri attention. Bachelor degree yawe nanyi kwambaye wari uyinyambuye kandi muri masters. Ntabwo nari natangira masters. Sorry. Basi sorry. Meruka witwa wiga kuri St Martin University. Yes, no, nara graduating. Ambo? Yes. Wagarutinze mu mwaka? Nagatunze muri 2023. Yeah, uyu mwaka no wakabiri shize 2023. Yes. Imyaka ibiri bachelor degree yawe yibitso ari sudi mu secondaire imwe agashaka guhita yikwambura. Akashaka kuyinyambura. Aguhindura umunyeshuri. You know how hard I worked? Warakoze cyane. Cyane gose. Wize ibijyanye n'iki muri kaminuza? Nize political science and international relations. Aha, ndi kumwe n'umunyapolitiki ukomoka mu Rwanda. Uyu tsiraganira kandi wavukiye Goma. Turaganira kuri M23 n'umunyapolitiki. Kurebye gutya ze ntabwo ndebera uyu munyapolitiki. Continue. So wize politics na international relations. Yes sir. Uri gute tutaganira kuri politiki wancika? Nta kibazo. Kandi no wanavukiye Goma Miss Goma ngo n'amafaranga agira ariko nicyo kibazo. Mwite bwiza Jari rero niho tugiye kuganira turaganira ku rugendo rwo kwambara ikamba ndetse n'ubuzima abakobwa cyangwa se abana b'abakobwa bo muri Leta Zunze za Amerika bahura nabwo, ndetse n'inama yanagira n'urubyiruko rutandukanye rwo hirya no hino rukunda Alice Dionea n'urugendo rurerure yisanze hano muri Leta Zunze za Amerika. Jari reka guhikaze muri Alice Dionea. Thank you so much. Urakoze cyane kabisa. Undi ndashaka ahantu ndi buhere ariko reka mpera i Goma. Kuko niho wavukiye. Yego. Wavukiye i Goma nsinzirima ndi bukubaze ngo hari mu wehe mwaka. Reba mpise ndeba hirya. Wavukiye i Goma. Reba hano ndimo ndare. Wavukiye i Goma hari mu wehe mwaka. 1980 Mabui. 80 nagro muri za 80. Ntago bishoboka. Babyita 1980 Gachomabui 1980. Ubwo ni mwaka w'igihumbi magana cyenda banywa igikoma. Yeah. Bui si igikoma? Igikoma. All right. So wavukiye i Goma. Yes. Wavukiye i Goma ni naho wize amashuri yawe? No, ntago ariho nize amashuri yanjye nakuriye ku Gisenyi. Wakuriye ku Gisenyi. Umwana wo ku mazi. Kandi ukunda hip hop byatari? Nkunda J Paul, that was my guy. J Paul? Oh yeah. Seriously? Nkunda J Paul, nkakunda Riderman, nkakunda Diplomat. J Paul, Riderman na Diplomat. Diplomat after ubwenge bwinshi ntago nari mbizi until I started listening actually. Really? Batuma ngo challenge. Nkazumva indirimbo noneho nkuriye ntangira kuzumva no ko nize na politics na history. I was like wow, this guy knew a lot of things, like yarazi ibintu byinshi, like nyine bigaragaga ko yasomaga like history nyine tu. Ntago wa challenge. Sure. Ukambwira imwe mu ndirimbo ya J Paul uzi? J Paul ari yindi yitwa umupfumu uzwi. Bayiririmba gute? Umupfumu uzwi n'ubushobozi yandi ngo umwana uriya mushikiwe ngo Kanyarira jisha. Nka Kanyarira jisha mbona nukiri mutoya niwamenye ugukunda ngaho ubura amaso tuyahuze mbwira ikibona nakindi masista namarira teba. You're the best girl. Is ateye ubwoba Jari. Diplomate muri Diplomate. I know a lot of his songs. No come say Mba Blank. But But I know a lot of his songs. Okay, Riderman. Irandirimbo hari indirimbo yitwa Umwana wo ku muhanda? No, hari indi yitwa abahagaze gutya video ye abahagaze imbere y'ikimodoka kigi afite n'amashene ya That's my favorite song yitwa Kundi ukujyane. Oya mukupe ngiye nyishake. I swear. Mukupe nyishake yitwa bakupe uyishake. Reka turakupa. Ndirimbo yitwa ngukira. It's one of my favorite song yiwe yitwa Underground is?
indirimbo ya Riderman mudufashe muri commentaire iyi ndirimbo igiye gutuma dukupa ikiganiro rero mumufashe ngo abahagaze ngo Riderman ahagaze ahantu yambaye amashene n'iki yambaye na timba yambaye n'ishati y'amakarokaro baraza kwiduhuraza kuyibuka buretse uraza kuyibuka yes akaba ari umukunzi wo mwabyumvishe wa hip hop kabisa hanyuma uvukira Igoma ukurira ku Gisenyi no subwo ku Gisenyi mwavuye muri Kongo ryari muza mu Rwanda narindi mu bebe I don't remember ariko I think bavuye nyine nambara ya mbere ya Kongo nyine tu nambara ya Kongo ibaye intambara ya Kongo nyine mu rugo bari kwimuka bari kuva muri Kongo nibwo nukuvuga havutse ibibazo muri Kongo nibwo bafashe umwanzuro wo kwimuka yego so nukuvuga ababyeyi bawe bari barahungiye muri Kongo ababyeyi banjye abatate banjye babiri bombi tate w'umugore wo kwa papa tate w'umugore wo kwa mama tate ni nyogokuru yego ba nyogokuru bawo kwa mama no kwa papa yes bo babaga muri Kongo abagabo babo grandpère wa papa yavuye mu Burundi grandpère wo kwa mama yavuye mu Rwanda sogokuru wo kwa papa wawe ni umurundi none sogokuru wo kwa mama ni umunyarwanda yari yaravuye mu Rwanda so bahurira bamitinga abagore babo muri Kongo aribo banyogokuru babo aribo batate yego barongora abo bakobwa basanze muri Kongo basanze muri Kongo noneho nibwo babyaye ababyeyi banjye ariko abo bakobwa basanze muri Kongo bo bari abakongomani cyangwa bakomoka mu Rwanda ngewe uko mbizi nuko abagramere bombi riho babaga ariko ntago nigeze imva imuzi ya histoire yabo ntago nari bimenya neza ababyeyi bawe baracyariho se barahari ambo tubasuhuze papa Jean Pierre papa Jean Pierre ton excellence monsieur le président papa Jean Pierre son excellence monsieur le président Olivier wanje abaye papa wa Uganda mu Bugande hanyuma numva duhaye papa tumuhaye big up thank you kutubyarira uyu mukobwa kabisa uganira cyane mama we yitwa Maria Mutagatifu mama yitwa Maria Nyirabajyambere Maria Maria Mutagatifu musuhuze cyane mama nawe ari kumwe na papa mu Bugande yego so no kuvuga mu muryango wawe ubu ngo wagiye kuba mu Bugande yego mwarahabaye Burundi Rwanda Kongo awushangale urivukana mu bana muvukana turi barindwi uri wakangaye wa kabiri yes so no kuvuga intambara ya Kongo nibaza ya mbere yatangiye ni 1996 sinzi niba ku mwaka mwajiye mu Rwanda nago nakwibuka umwaka twaziye ariko nyine nziko nahakuriye nago nakuze nyine ndi ku Gisenyi none ni igiki wibuka nyine Igoma nta kintu kimwe ikindi nibuka Igoma nuko ariho twashakishirizaga nyine like Igoma niho twacururizaga amata Igoma niho twadufite boutique so ubwo ndimo ndibaza nta nakazima cyase ubuzima na buki wigeze ubaho muri Goma nyine nabo bayemo muri ubwo buryo so ariko mu kuvuka mbere yuko mutabukaze no kubera iki kubera nyine numva barimutse noneho harari n'umutekano muke rimwe na rimwe waragendaga kubera ko papa yarambuzaga kugenda ko nari muremure bajyaga bambwira ngo utaravuka wavukiye mu bitaro by'Igoma no navukiye ku mupaka ntago ngiye navukiye kwa muganga unfortunately bamwe bavukiye chini ya maji wavukiye ku mupaka gute ntago ndimo ndabyumva like sese urukwimuka abi and then ukagera ku mupaka umubyeyi yaragashaka kubyara ibise bikamufata biriseri no murambwira jori wallahi ni seri wallahi ono de Jésus ntago njya mvuga Imana ndi kubeshya so nyine kukubwira ibyo mama yambwiye ngo mfite nayo nkiri mu nda sinabimenya ibi uri murambwira ni story zavuye kuri mama uhibereye azikubwira wowe nawe muganira and then ubwo ndi ku mupaka bimufashe nyine kandi hari nijoro ubwo bimufashe byadanje bajya ahantu nyine sinzi niba hari akazu niba hari mu gihuru sumbazi abantu benshi barari guhunga especially abantu bari kuko
uko mostly iyo wabaga uvuga nk'ikinyarwanda ko hari ku ntosha ahantu bamama bakuriye hari haraje abantu benshi bagiye bava mu Rwanda, so abantu benshi byari common kuvuga ikinyarwanda. So noneho hakaza abanuza abicanyi bazaga bari gushaka abantu nk'abo bavuga ikinyarwanda, so bakabita abatutsi, you understand? So bakabita abanyarwanda. So ni muri karite yo babashije they had to run away kubera ko bari muri icyo kibazo nyine. So urumva nyine bari aho ngaho bageze ku mupaka nyine igiseke kimufashe mere, kandi nyine barari kumubwira ngo babice ibintu nk'ibyo. It was just nk'Imana tu kubera ko grand-mère ubwo yari kumwe na grand Kiza nuko yari kumwe na tate w'umugore wo kwa papa. You understand? Niwe wavuze, niwe wabonye mama yimufashe nyine abona ibintu bigiye kuba, agenda ku basirikare aho ngaravuga ati nyine ubwo niba twice nyine batwice ariko kangende ko batugiriye mu baragenda arababwira ati rero mfite umukobwa bamwita umukazana wanjye ari kubyara, ubwo nyine nimushaka gutwara mutwice cyangwa mu ntizisizo njye gukata de umbilical cord. Bamuhereza nyine igisizo nuko umukazi araza kata kagozi gahuza umubyeyi inda y'umubyeyi n'umukondo muri yase abita umukondo nibagiye izina ry'ikinyarwanda bayita nago nzi izina ry'ikinyarwanda arangije arawukata uburavutse ndavuka murimo muratahuka sinzi niba twabyita gutahuka cyangwa ari muhunze intambara ariko muratahuka byose byabereye cyane muri 1996. Wow, ufite story ugomba kwandika ibitabo. Muraza kumva stories ze, afite story ndende, turagira n'ukuntu yisanze muri Leta Zunze za Amerika, nabyo tugomba kubigira n'ukuri yabaye Miss Washington State ndetse akaba na Mr. Koma. Ikindi izi ni stories zigufasha wowe nimba nawe hari abana barimo kuvukira Igoma barigoma n'ibibazo bitandukanye bihari no mu yindi mijyi mu gihugu cya Kongo, mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi henshi, cyangwa wari wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri twumva afite ibibazo, buri wese afite ibibazo bye ku giti cye, ariko urugendo abantu nk'aba baza kudusharinga mu kiganiro nka Alice Dionea, nawe urareba ukavuga ati ni gute ushobora kuvukira ku mupaka n'ibintu bidasanzwe ukisanga uri Miss muri leta ya Washington cyangwa se mu mujyi nka Tacoma cyangwa se uri umumodo cyangwa se uri iki. Ni inkuru nziza zo gusharinga kugira ngo zibongere imbaraga zinabafashe namwe kuvamo abantu badasanzwe. Hanyuma rero ubwo uravutse muje ku Gisenyi, so ku Gisenyi mwahabaye igihe kinini? Ku Gisenyi twahabaye urumva niho nahakuriye mpigira primaire, ndangije mpigira na secondaire kugeza tronkom. Amashuri wize urayibuka? Yego. Wize kuri ishuri? So nize mu wa mbere primaire kugeza nago nigeze niga mu kiburamwaka cyari cyaba boss at the time. Nkanje okay, banza umbwire umva aho wize nanjye ndakubwira aho nize. So nize muri primaire aho twita kuri Gacuba yo ku muhanda and Gacuba yo ku makoro. So yo ku muhanda niho nize. Ngo wize kuri Gacuba yo ku muhanda na Gacuba? Hari Gacuba ebyiri, yo ku muhanda niyo ku makoro. Nize ku yo ku muhanda. Hari abantu nkurikiye bize kuri za Gacuba yo ku muhanda na Gacuba yo ku makoro. Turenze. So ubwo aho wahize imyaka igaye kuri Gacuba? Imyaka 3 mu wa mbere kugera mu wa 3 barakwirukana? Bo ntago banyirukanye ahubwo twarimutse. Ho ntago bakwirukanye, hari ahandi bakwirukanye? Rahuze kuhambwira. Twarimutse ahubwo. Mwarimutse? Twimukiye hamwe no kuri Petite Barrière yo ku Gisenyi nyine. And then hari hafi nyine hari kuri Gacuba. Hari ku Mubano niyo mpamvu navuye ku icyo kigo ko it was far. Okay. So ujya kwiga ku kihe? Njya kwiga ku Mubano wa mbere. Umubano wa mbere. So nukuvuga wize kuri école primaire do École primaire do Gacuba ya mbere yo ku muhanda yo ku muhanda na école primaire Gacuba yo ku makoro na école primaire Umubano wa mbere nawo ku Mubano wa mbere ayo kuki ku Gisenyi ndumva haba ibintu bya mbere n'ibyahanga ntabwo twebwe dukoresha ibintu byo gushaka by'abakoroni ngo doki no twiga ku Mubano cyangwa nabwo ku Mubano ni ibyo ikintu cyangwa tworoshye ubuzima soft life. Hanyuma ikizamini cya leta cy'amashuri abanza waragitsinze? I think nagize udukoni 4. Waragitsinzwe muri make? Nari hafi kugitsindwa. Wagize udukoni 4 ko bagitwa. Tune uri hafi ya yo gutsindwa. Wow, ngiye ntabwo ibyo nabimenye iyo hasi mwaciye muri primaire kuko ngiye nize kuma urumva yarize since ko numwe mu byica twayitaga nursery. So nursery ikibura mwaka. So nursery injewe cyase maternelle
abana ba maternelle nayize kuri École Belge. Ako muri aba bose tuzina tw'amashuri wizo turi gusoundinga way better. Ntago mbize École Belge niba twari aba boss cause nabonaga kimwe cyose nshaka and primary school nazigiye kuri bavuga nazigiye sibyo nazigiye kuri Green Hills Green n'izina ryo ryonyine kuri resounding it sounds so rich bro nize kuri école primaire do Kabuga yo no yani kana primaire do Gacuba ay Kabuga at least kabanje école primaire ya Kabuga at least na Gacuba wish yanga ku ishuri. That's what I thought. nize kera natangiye kwiga primaire twishyura 300 kandi ari igihe nayo yaburaga bro igihe abantu bayaburaga turose zo kwishyura twebwe twatangaga 5,000 by'inyubako bitatu by'inyubako bro twishyuraga ibiceri 3 by'ijana 300 Aristide you need to retire my guy. abantu twarize bro gushyira muri nursing home aho kare ujambyemo nagari keza nursing home bro ndacyane aho gahora agabirije jori uri umusore ukomeye cyane kandi jora bashyizemo kacu n'umuntu najye bayi ikiganiro umuntu yabakirikira Aristide ni umusore ukomeye ndacyakomeye ndacyara hanyuma urangije primaire kudukoni twawe tungahe kuri mubano wa mbere wahise ujya kwiga he? Nahise njye kwigana witwa kuri Esegi muri gare. Esegi muri gare. Nawe amashuri wizorera. Ese muri gare y'abanyeshuri. Kuri Esegi muri gare. Muri Esegi hari hamwe no muri gare. It was not too far from each other. Ntago hari kure. Ishuri mwasohokaga mwinjira muri gare yo ku Gisenyi. Completely. Hari like a mile and a half or a mile kuva uvuye mile sabura mu Kinyarwanda ni wageranya nka kilometero wenda sinamenya kilometero zingahe ariko hari byegeranye ntago hari kure niyo mpamvu bitaga Esegi muri gare kure ko niho abantu benshi bazi muri gare bari bazi iryo shuri so hanyuma uraharangiriza amashuri yawe nimarangiriza mu wa mbere nyine bamaramvoye nyombero ngo yahize mu wa mbere ngo harangiriza mu wa mbere ngo baguha ramvoye nuko bahise bakwirukana Joli. Unfortunately. Uzizi ikizi none bakwirukaniye iki mu wa mbere? So nazizi Kigare number 1, number 2. Kigare gute? Kwa kundi ugendera mu bantu ugendera ku bantu you think they are cool bari gukora ibintu biri wrong ukabakurikira. Nk'ibiki biri wrong nyine. Ibyo nibyo nshatse tuvuga. Aba nyine ugasohoka muri class muri class ukabana barasohotse ngo reka twigendere ngo uyu mwarimu ari boring. Ukabura bakurikiye nanjye nkavuga ati wa mugana ukabakurikira gutyo tu but also nyine urumva nta muntu wafazaga ku kagozi also I was bad you know nanjye naye mfite ubwenge bwuzuye I could have just said oh yeah like ngenda sigara you know nanjye rero numvaga nabaye umuntu ukomeye nkavuga ati mfasha nubwo wabonaga kugezweho ikindi bakwirukaniye nicyo gusaze ariko nyine najyaga no ku mazi nyine twajyaga dutoroka tukajya ku mazi koga ku Gisenyi ku Gisenyi cyangwa tukajya ku musozi kurya ibisheke izi story baratubwira turacyari muri primaire na secondaire mu wa mbere what so none nka memory yo muri primaire yugira ni nk'iyi ikintu ukunda kwibuka wiga primaire cyase cyakubaye kidasanzwe nacyo like niga muri primaire like in terms of like ngewe ku giti cyanjye cyangwa like mu buzima busanzwe mu buzima bwawe busanzwe mu buzima busanzwe nyine mu rugo twajyaga nyine ducuruza amata noneho twabaga mu ishyirahamwe but then buri soirée hakaba umuntu agomba kuba present ugomba kuba uhari guhagararira nk'umuryango wawe akavuga ati wende wanyamwa udarinze ibicuba nka 5 by'amata nuko ugomba kuhaguma ibyo bicuka making ashaka ko bihari ubihaye munyonza akayajyana mu rugo so buri nimugoroba nyine ukumva nabaga ari nka free time like mvuye mu rugo ntago ngo mbe mu rugo so ukajya nkaho ngaho nyine ukajya gutega amata and then number 2 nyine yari kujya kuri umunsi wa gacaca nyine twajyaga guca muri inji ya panya
tukikorera amata tukagenda nk'isaha n'igice tugenda n'amaguru. Ubwo Japanya na ahantu hatemewe n'amategeko. Japanya na ahantu hatemewe n'amategeko. Ngo na ahantu mewe n'amategeko. Yeah, so tukajya aho ngaho, it's been a while urumva, so but nene rukumva hari byari bigoye, ariko nyine kwa kwabuze ngo mama ari kugurire nk'ibenye ukagenda tu. Wow. Uyu umuntu akurebye uri minsi nukuvuga urukiri n'umwana wari umukobwa mwiza, so uduhungu rero muri primaire zibwo ntago. Yeah, so unfortunately nago numvaga ngende mwiza, nabonaga abandi bakobwa turi kumwe ari bo beza. Nkumva nyine bo ntago like ko kundi nyine umuntu ashobora kubringingira insecurity muri ibafite bakamera nk'abayigushyizemo kuri weho kugira ngo be satisfying, kumve ko bari bari beza kukurusha. None ngiye nkumva ko nari nkiri when you are young nago ububizi nyine nta muntu kwigisha confidence ngo kwigisha what that is nyine ugenda ukuru bimenya nyuma, ariko nago nigeze numva ko ndi mwiza gusa. I knew that I was tall. Barambwiraga gusa ngo ndi muremure cyane, nyine numvaga binjenye. Natangiye kuba comfortable kuba ndi muremure ngeze muri Amerika, bambwira ngo it's a good thing. I was like, oh really? So nukuvuga yari meze nka bullying wakiraga muri ibe yari meze nka bullying, ariko kumva abanyafrika cyangwa se mu bihugu bisanzwe cyangwa ibyacu bya Afrika, bullying yabona ku bullyinze gutyo nawe ntago ari ibintu bwango ngiye kukurega ngo uvuze iki, urabyiyakiramo either ukabyakira cyangwa you fight back. Ntago ari bya bindi ugenda ngo bigunge nka hano muri Amerika umva ngo bakomitinze suicide, nyine ubumva ko bikuzamo nago ndi mwiza, okay who cares. So ngiye ukuntu nabyadapse nahise mvuga ati okay nago nyine naba mu bamisi nyine barakubwa neza kundusha, what I can do, I can be a tomboy. So tomboy nyine akanya numva kwambara nk'abahungu no gukina passport z'abahungu, it gives me power, nkumva nyine nibyo byiza. So uhita wiyakira gutyo wigira muri za basketball. Natangiye kureka kwambara nk'umutomboy ngeze muri Amerika, maze bakora ibintu by'aba lesbienne nyine umuntu arambye ansaba kujya out. I was confused. Ugeze muri Amerika kubera bya mico bya bullying niko twayita wari wakuye muri primaire wayikuranyemo ukajya gumya wiyambara nk'abahungu. Because it was so nice. Wisanze muri Amerika wambara nk'abahungu. Umuntu anerese mitambi ndavuga ati bagira guru muri lesbienne. None ngere bwo kwamena ari mbyumvise ntago I didn't know was a thing. Banze bako ga story turakomeza story nubwo turibuze kugaruka ku buzima bwo muri Amerika. Byageze gute kugira ngo umuntu aze kugutereta? Byageze bite? Nyine namaze kumenya now the reason why babikoze is because nyine abantu bambara gutyo abari bambara bya masculine mostly ntagarukwa ngo nabantu bose mostly usanga nyine ba presentinga nyine ari abakobwa ariko baba lesbienne nyine baba bashaka batereta abandi bakobwa tu vois. So no kuvuga n'abadukurikiye bagiye batekereza n'ubintu umuntu ajya kwambara abitekerezeho kuko harije ibintu wambaye akenshi bituma abantu batekereza icyo uri cyo. Yeah, I mean, I think as much as twavuga ngo appealing ngo ko ngambara ngo nago bigushinzwe ngo nago bigirute, at the end of the day uri muri society and your society they will judge you based on kunu showing up, like kunu ugaragara, like urabyemera cyangwa ngo you don't care, you supposed to care, but if you don't it's tough. Urumva. So ngiye kuri ngiye ko narinzi ko ntago ndi muri izo staff muri izo. Byagenze bite yagusanze wihagarariye ahantu byari bimeze byagenze. Nyine niko kundi umuntu akureba akomeza kureba akagucira akajisho no kwishuri. Wari uri kwishuri. So mvugisha umushiti wanje hari a friend w'umuhungu urumva umutipe gutyo w'umukongomani waje kwiga kwishuri nawe ntacyongeza nkanjye turamenyana. So and then tukajya twicara muri nuza muri lunch hamwe tugatera story ariko bakabona ntago turi kumwe ntago muri Amerika babonye uri kumwe n'umuhungu everybody thinks ngo muri kumwe. So bakajya bambaza ngo is your boyfriend, ndangije nge nawe twiga umutwe ndambwira ati rero you are going to be my brother, I'm going to be your sister. So tuba nyine abashiki na bisaza ku ishuri. So rero I think uwo mukobwa yabonye the idea ko ntago ndi guteretana nawe is my brother, so that means kuntu nyine nambaye nyine I need immunization the same day nabise mbivamo ibyo kwambara nk'aho ngenda shaka kumva ukuntu byagenze ukuntu uyu mukobwa ashobora gutereta undi mukobwa mugenzi nyine nyine arakomeza akakureba agenda kuri iyo story y'uwo yarakomeza akajya ndeba akanyemvita ahantu ariko ngiye nkumva ndishaye ko nta cyongereza narinzi ukajya ujya ngo wabonye umushuti nkajya ngira ngo nabonye umushuti noneho
no nabona touch zagurya nkavuga se no zabenye muri America is like ntago nje nkagira ngo nibisanzwe by'abanyafrika byo gukoranaho kandi muri America we afite cyane maraguzobana ukamwihorera agahuga ndamwihora ariko rero at some point ari gumuntu ari gukora ukamva ntago ari biri friendly ambaza umujama w'umushiti wanje namubwira uyu mukobwa ndamubwira nyenda ndamusobanurira arangije arambwira ngo ngo damenze ngo arakulayikinga ndangije rero the next day mbonye ngise gucya ndamubwira ngewe rero me African English no English but I don't love women good to move straight ndamubwira I'm sorry I don't he was like why did you lead me on I'm like what do you mean lead you on Jesse ndakuzi like nyine ubwo wowe yumva ngo waramweretse kubishaka nawe kandi yenzi ngo burya ni byande bya friendly by'abanyafrika wacu dukora naho mu kubita n'abakobwa baranasomana muri Afrika pe kandi nta kindi kintu it's normal c'est normal ariko nyine ubwo ukumva na ariko byarahindutse uzibeshisha muri Afrika kera turi abana twagendanaga turi n'uduhungu dufatanye mu ntoki ahubwo abasaza mu muhanda bashyiranye gutya ku gatugu ariko ubu wibeshye ugakora ku muntu no muri Afrika no mu Rwanda yakwica ubitekereza iki ari ku bundi kuri wowe ibi bintu by'abahungu n'abakobwa umukobwa gushakana n'umukobwa cyangwa se umuhungu gushakana n'umuhungu kuri wowe ubitekereza iki nyine unfortunately nyine niho isigeze uye wembwira mu buryo buri honest honestly kubera ko ndi umukristo ntago mbibona biri normal urumva I'm a Christian and I follow the Bible urumva ngewe rero kuri ngewe nyine mbona ko nyine hari ikibazo uyu muntu afite bashobora ko ntekereza ko umuntu ashobora kuba atabikora because ariko wabishaka ariko ari umuntu wayobye kubera ko I think that Satani nta kindi kintu kimuzana mu buzima bw'umuntu but to kill and destroy. That's what the Bible says. So that means nyine umuntu uri kubigenderamo ashobora kuba purely kumutiwe hasi yumva ko like ni gutya ndi gufeeling ariko nyine ari evil like ko evil inagijizije gufasha umuntu urumva so cyangwa ari trauma cyangwa se I feel like muri iki gihe hari n'ababikora kubera ko babibonye kuri TV kuko babonye abandi abanyamerika bari kubikora kubera ko hari umuco wo kwigana uri mu gutera mu bantu muri young women young men especially nyine nko mu rugo muri Afrika nyine umuco wo kwigana tukumva ko runaka meze cyangwa ko yabaye ikintu ukumva ko you have to be like them so ugasanga nyine psychologically wowe ntaguze ukuntu bigenda biadapta mu mutwe burya ibintu tugenda tureba tuvuga biri adapta subconsciously this is how we live tubaho kubera ko ibyo wumva n'ibyo ukora n'ibyo ureba bira affect the way you live your life urumva so ugasanga nyine nkagurike niba ndi kureba filme nkambibonye ndi umwana mutoya I'm curious curiosity yawe none utekereza ko mama w'umunyafrika arantokesha abazima bamvanemo you understand noneho ugatangira kurisearchinga further kurisearchinga further ubikora ute ushaka kujya kuri ChatGPT nakindi kubwira iri controlled by abana abantu controllingwa n'abantu bo muri west you understand nakindi bakubwira akubwira ati it's normal nta kibazo kuba umeze utyo no ugatangira kudevelopa bya bintu mu bitekerezo bigakomeza bigakinamo mu mubiri bigakomeza bigakinamo kandi ibiri hano it appears inside it appears outside urukumva naweho wowe ugakomeza ukabikinisha uzi ngo ni ibintu biri byoroshye all the sudden ugasanga nyine utangiye ukarishinga feelings for real yeah so ugasanga nyine ibyo bintu nyine urabidevelopa so kuri ngewe nyine kuru nabibona hari mbona side zombie but I also know ukuri ko like Jesus Christ truth nago nyine abiri normal uri muravuga nibwo nongeye kukwitegereza ndavuga Jolie yashaka ko umukobwa udasanzwe ugiye kumaza no kubera iki sorry no kukwitegereza turi mu kiganiro uri muranavuga sindi niba nabikubwiye nta makeup ufite ku mubiri wawe nta lipstick nta ngohi z'interano ndimo ndabona nta eyelash ngohi harya nizi ngizi ntazo inzara narebye mu kanya uvuga sindirimba nta kibazo reba nubwa mbere ngewe singiye gukubeshya muri kino kinyejana mbonye umukobwa umeze nkawe nta nzara wanateyeho abakene ntago bagiye bakora bindi abagiye
abandi baravuze ngo mu diaspora agira amafaranga si ikimenyetso cy'uko ntayo Jolie ubu kutajya amafaranga cyangwa umukobwa udasanzwe ongera ngiye mbabarira bayireke ibiganza byawe nta verine nta nzara ziri extended ziriho cyangwa se byibura agenda no gukoresha muri salon ko ndabona bimeze nkuko barazikatiye aha nazikasakase umusatsi wawe ni igituta igituta urakizi ibyo byose yes wasutse ibituta cyangwa nibeshye ni menshi ziriho n'imisatsi yawe usibye amaherena nta n'impeta nzambara rimwe na rimwe iyo nambaye nk'ababosi wambaye nk'ababosi iyo wabaye bosi iyo wemeye icyuriyo yes kubera iki nta makeup nta ngohi wakoresheje nta eyelash arya niko muzita eyelashes wakoresheje nta njye nkiraho vaseline niyo yumaganye nayo ntayo ndimo ndabona nta n'agapudre nta why kubera none uje no mu kiganiro nka gutya kiba kizarebwa n'ibihumbi by'abantu okay so first of all, I'm lazy to do it. It's a lot of work. Bimburiye mu Kinyarwanda kuko hari abantu benshi nshaka kumumviza experience. Icyambere nuko kuri ngewe nakazi kenshi mba numva vinteye ubute. Uri umunebwe. Ndi umunebwe wo kubikora. Noneho ikintu kintera ubunebwe cyane ni nyuma yabyo wamaze kubyishiraho ukajya ahantu guta uri kumva ufite ibitotsi. Ukamanza kujya kubikora ukoza mu maso yo. It's a lot of nakazi kenshi like ubundi nkora makeup iyo ndi gukora modeling mostly najyaga nkora my content arigemba nashyizeho makeup kora ko mazi ko as soon as ndangije kubikora ngiye guhita mbivanaho urumva niyo ngiye kubashitwanya dufite diner na bose bashizeho makeup sometimes ndabigana nkabikora cyangwa hagenda gutya kubera iki nanga kugaruka mu rugo ngo biranje na and then nago ngiye navutse ari ibintu dukora navutse ubundi ngiyeyo ndi umutampera abatampera adeperi baba abatampera n'abadventiste ariko bakabije ntagara bakabije nibo banya bakayije bamwe batarya n'inyama ngubanza nakuze ntarya inyama nuko byanze nyuma yabo but zirakuze noneho twakuze nakuze dutemera gutobora amatwi nakuze tutemere kwambara ipantaro nakuze tutemere ibintu bya makeup byari kure kubi mfete like nanubwo byari bera at the time nka gutyo cyane ariko nubundi kintu ngewe I think gukura gutyo muri ibyo bituma utaba no gukura ndi umutomboy bituma ntaba ndi girly like bimwe by'abakobwa my god like ngoma kubumeze gutyo noneho inzara ikintu najyaga nzikora rimwe na rimwe once na wari nkazikora bikanjena gutypinga najya koza amasahani bivamo dore abasore muri Kigali mushaka mu diaspora ubu mushatse kuvuga ko muzigera mubona umukobwa mu diaspora urutuyo bivamo uri naturel gurya bivamo nakazi kenshi katamejeje anything like murumva binjenye tu none imyenda yanjye ugasanga yuzeho makeup like abu nawe ntago aba yamfashije babarira nkugoruse nkuhagarara abu nawe ujye umfasha reba igihagararo hari iyo bizarya ngo muri 360 dogre gutya 360 something najya ngo mbereke ni umukobwa mwiza pe nicyo nashaka kubereka nuko umukobwa mwiza ushingutse babyita ryo ushinguye bavuga gute ushinguye ushinguye njye navuze gushingutse ushinguka ni igitutsi sibyo oya ubwo nishaka ko warushinze nk'ahantu ugashingukamo gushingura nk'icumi ushinguye yes ni umukobwa mwiza ushinguye ufite igihagararo elegant ugize gute no ibintu urimo urambwira rero nubwo bwiza n'ubukindi waranabaye n'umumodo warabaye na miss ukaba udashobora gushyira ibyo bintu antuka basore nababwira iki yewe don muzambuke ngo sinabahaye pass ngera nabakarabye abasore bose yaba bi Kigali yaba muri Washington yaba muri za Poland yaba mene n'ahandi hose niko yenze ntago ndi ku isoko ntago ndi ku isoko uvuze ngo iki ntago ndi ku isoko uzi ko ushobora gutuma hari umuntu isi bitasi gutya agahita apfa napfe nyine bisobanura iki kuba utari ku isoko
bisobanuye ko utari available. Warafashwe? Kind of. Ntabwo uri sure. Urumva iyo umuntu atari yashyiraho impeta uba ufashwe mu gateganyo. Warafashwe by'agateganyo? By'agateganyo. Ntabwo byaba wambara ukatareka kunyicira abahungu banjye bagukurikiye ikiganiro uzi ko bahita bagihagarikira twe kirarangiye. Aba bantu babaye abafarisere ntabo. Ufite umukunzi? Uri mu rukundo? Bwiza cyane. Bwiza cyane. Boga. Na wamusimbura. Na wamusimbura. Ariko bazi ujya unamuririmbira. Nuko ntazi kuririmba. Iyo nzi kuba nzi kuririmba. Nta n'akarimbo uramuririmbira na rimwe? Unfortunately ahubwo ukwiye kunyigisha ukuntu bikorwa. None se iyo umutera imitomo mubwira iki? Ariko shushu be. Oya no kuri no blague aside I do but ntago sinzi ko natera imitoma nyine ariko I think maybe wanyabona nyimutera. Yitwa nde? Oya ntago napfa kuvuga. Kandi warafashwe? Nine ntago nibyo ndakubwira. Ntago narafashwe. Amazina ye yitwa nde? Basi tubwirize at least izina rimwe abahungu banjye n'ubundi bapfuye n'ubundi bakiri ku isi bamaze kwiyahura. Nashaka wivugire n'ubundi. Izina rye rimwe ni Jean. Yitwa Jean? Yego. Nawe hisemo izina rigoye ryari bivuze baja damazire ba Jean d'amour baja Baptiste baja buze Jean nta nubwo dushobora ni nko kuvuga ati ni umuhungu. Uzuko ubuzamo n'izina rye muri za Jean zose utanze. Jean Baptiste. Oya. Jean Paul. No, oko. No. Jean Paul. No. Bobé. Irindi Jean nayivuze ninde? Jean d'amour. Jean d'amour. Yeah. Bobé sarakurikira Jean d'amour. Jean d'amour ufite umugore ngo nanjye ngo umugore. Ufite umukobwa ugukunda ntabwo ari ab'umugore ngo aracyari kind of kuko ntawe uramwambika impeta please bro nutinda hari abasore bamaze kwiyahura twabazura bakagaruka. Jean d'amour ntabwo namusenga for anything. Aragusumba cyangwa uramusumba? Ndamusumba. Uramusumba? Oya aransumba. Seriously? Ariko akina muri NBA gusa umuntu ugusumba ntakina nko muri za NBA cyangwa ariko mfite ba petit frère wanjye nawe banamusumba maze mfite petit frère wanjye uri nka 6'7". 6'7". So Jean d'amour mwahuye gute? Rero iyo story twazajyamo nyuma. Mbwira story y'urukundo Jolie. Nta makundo urumva twashije kumbaza ubundi bibazo byanjye sinzi no kuri tumugezeho. Ariko tumugezeho kuko ni wowe bivuze ndavuga nirago story y'urukundo muri Alice Dione. Reka tuzamusize. Nzabazane mbaganirize muri. Urabyemeye? Yes. Uzamunsabira azi? Uzamwisabira. Uzama contact. Okay. Ntabwo gukora ibiganiro but you can try your best. Basi mumbwirira nk'akajambo utujambo dutatu. You are the best man in the whole world. Aba hano muri Seattle. Vakansi. Siri kureba ubona ibintu atagiye kumoya sinzi yabo. Ndagira ngo mubwire ari mu Rwanda. Aho uba hose ngo you are the best in the world butwese abantu bose basigaye turaba fake niwe the best uri mwisi wenyine. Nyine romantically niwe the best. Mwisi yose. So urabona twese abasura abagabo bose bari mwisi ubona tumeze nk'amazi. Maji umugezi ku Gisenyi Nyabarongo Dahita twisubira ku Gisenyi hanyuma mwaje kuza i Kigali n'urugendo mbibutsa tuma turaganira na Miss Bwiza umwite Bwiza Jolie akaba ari Miss Washington ariko ni former mutagira ngo niwe uri ubu ngubu second runner up muri Miss Washington ariko akaba Miss Tacoma akaba ari umukobwa w'umunyarwandakazi wabaye n'umumodo bafite bachelor degree nkuko yababwiye muri politics na international relations akaba aba hano muri Seattle muri leta ya Washington State niwe munsi twaganiye kugira ngo tuganize kuri experience z'ubuzima bwe kuri journey ye ndetse na story ye kugira ngo nimba udukurikiye umva nawe hari icyo byaza gufasha mu buzima yakubwiye ko yavukiye Goma uturugiye kumanuka tugere urugendo turebe uko yize kwisanga muri Amerika ariko nibagiye kubwira abantu ambabaro uzagashyiraho gatangira
Jori tuza twinjira hano mu kiganiro uri kukuranya iganaga ukuntu ntangira ikiganiro nabyibagiwe gute koko ntago twakomeza utakoze introduction y'ikiganiro nyakira Jori niwe ugiye gutangiza ikiganiro nanone kugira ngo twinjire mu gice cya kabiri agiye gutangiza ikiganiro ariko afite ukuntu yaje nyigana yansekeje ngo ukuntu ntangira ikiganiro Jori ugiye kumera nkaho ari wowe nyiri ikiganiro wantumiye ngiye Alisudi ariko muri kiganiro cyitwa Alisudi on air ariko ukore kwa kundi na vibe zanjye ndetse twinjira mu gice cya kabiri cy'ikiganiro twagiye karibu abanyarwanda kazini Alisudi oya nabyibagiwe okay wabyutse I think nabyutse okay twagiye Banyarwanda kazini Alisudi ugarutse muri studio mumeze mute mwaramutse mute mwiriwe mute nubona wabyutse amahoro ujushima Imana muri uyu munsi rero turi kumwe na Alisudi ikiganiro cya Alisudi urakisobanukiwe mbere yuko dukomeza ukore subscribe ariko uramuzi Alisudi ni umwe mu banyarwanda ba mbere b'abanyamakuru bazanye papi mwabonye ko yakoranye ikiganiro n'abandi bantu bakomeye cyane ariko turakwakiriye Alisudi karibu muri iki kiganiro bimeze bite mwabonye bamwita Jolie Miss Jolie Giza umva aka kantu kagomba kuza mu gutangira ikiganiro kabisa sinzi ko nakibanye yanyeganye kare ndaseka bamubabwiye ni agomba kubisubiramo namwe mu byumve yes Jolie kare rero mbere yuko twisino stories zose tuganiriyeho kare uramubwiye ko mwaje ku Gisenyi urahiga kugeza mu wa gatatu wa secondaire mwaje kugira Kigali gute mwaje kwisanga mu Kigali gute n'andi mashuri warangirije ya secondaire Aminira iyo yari decision y'ababyeyi so ntago mfite information zihagije zuko impamvu bashatse kwimukira muri Kigali twarabaye imyaka 2 and then haza umufamilie gutyo umwe niwe waduhaye idea yo kujya muri Kenya Kigali mwabaye muziye quartier twabaye Kicukiro and then twimukira Igahanga Igahanga mwahabaye nk'umuwe mwakara kwigahanga twari 2013 icyaro cya Danje Igahanga ya 2013 ariko 2013 kaburimbo yari yaraje hari kaburimbo but like nagari ngo mu yandi makartier also hariho abantu nyine bagifite utuzu dutoya utuzu tumeze nka nyakatsi nyine ukuntu ntago nyine hari inyubako nk'izo nahabonye igihe nagiye uheruka mu Rwanda umwaka ushize hanyuma uza kwisanga rero ngo muri Kenya haza umutate n'umutante sister gutyo abajyana kuba muri Kenya no njyewe na mukuru wanjye gusa yaravuze ati mbajyanye muri Kenya abantu bana wari ufite imyaka ingahe ubwo 16 ujya kuba muri Kenya ahantu hameze nk'Igahanga so muri yari Nairobi man wapi ntago yari ameze wapi ni Nairobi mu murwa Nairobi atari Githurai so naguka turi Githurai twamanje kuba ariko hana yitwaga Zambezi so Zambezi zari mu inzira zijya Kikuyu ujya mu so but nago hari kure na Tao ni nyine muri Nairobi hagati bahita Tao mimi naenda Tao so getumenya aje town downtown naenda Tao akonda kamenya ninza Nairobi bro iko na even nipo Westland naenda ngambo za Kiambu kisha niende Tao urumva sintazi n'amakaritse wagerageje unajua Kiambu narahabayeho gato yes hanyuma mwabaye igihe kingana gute muri Kenya rero so nabaye muri Kenya approximately imyaka 2 gutyo yenda kugera nabaye Zambezi mavuye njya kuba ahantu bitwa Kileleshwa mvuye Kileleshwa njya kuba ahantu bitwa Kayole njya na Gasarani nuko mu myaka 2 ndana amafaranga ufite uri mu kapapa aho inzira icipa ni ujye so nukuvuga mwe muri kumwe n'uwo mutante so bwa mbere twabanye no mutante and then again agiye kuba aho ngaho Kileleshwa yari inzu yitwaga Safe House so yari inzu yarubatswe n'abazungu bakajya bafasha abantu nyine bavuye mu bihugu bitandukanye baje kuri settlement muri Kenya nose ku myaka 16 wagiye kuba muri settlement bigenze gute kandi tante yakwambuye ababyeyi mu Rwanda
well nyine ibintu byo kuza iyo umuntu akubwiye ngo ugiye kujya muri Amerika na ahantu utajya ni ukuvuga mwavuye mu Rwanda bababwira yuko ashaka kubajyana muri Amerika kudufasha yani ukuntu twajya muri Amerika mbabarira unganize kuri urwo rugendo noneho umbabarire ubinganize ukuntu wisanze muri Amerika kuko aka kanya dufite abana benshi mu Rwanda bifuza kuza muri Amerika none urabizi no muri iki gihe harimo na kino kibazo cya IC n'abahari ahubwo barimo barashaka kubasubiza iwacu rwari urugendo rumeze gute hari abantu njye numva bavuga ngo naciye muri Mexique hari abaza bagafungwa hari abaza bakagira gute urugendo rwari rumeze gute ko ndumva narwo rutari rworoshye uva mu Rwanda ukaza kuba muri zo settlement muri Kenya n'iki so nini urumva bari ubuzima bugoye ngege nageze muri Nairobi at first ntabwo byari bigoye cyane ko twari turi kumwe no mutante noneho maze kujya muri yo safe house yitwaga safe house tante yarabaretse mujyayo se kubera ibibazo bivutse cyangwa no en fait yaretse ngo ngeyo kubera ko yarafite izindi plan noneho ni kwa kundi also uba wakuze ukumva nyine environment nyine ushaka ikintu kindi you know and then your opportunity yari ahantu ho yuko hari kana promising that inuza yawe process yawe yagenda faster ugiye muri zo so umushiti wanjye arahanjyana and then mwahuriye muri Kenya so umushiti hari umushiti wamenyanye n'uwo mutante aramubwira ati wewe unkubise make na teritera bakamuzana akagenda so nibwo nagiye nyine baremera njya kuri icyo kigo barandeba ubundi bari bayanze uwo mukobwa aringinga kubera ko yari ahamaze igihe ahinginga abastafu baranyemera so muri iyo nzu ya safe house ukuntu byagendaga iyi nzu yarimo abakobwa benshi urumva and n'abana wenda baba baratandukanye n'ababyeyi baba batazi aho bari ibintu nk'ibyo and so mu gitondo twarabyukaga tukajya bari bafite ahantu habiri aho batwakiraga hari nk'ishuri ahantu abantu birirwaga abantu hari aho bigishaga gushona ubundi bakisha tie and dye sinzi tie and dye niko kundi ushobora gufata umwenda ukawuhindura ibara ukoresheje amarangi nagara amarangi like dye sinzi ukuntu byabita ubwo baradufasha kubyumva so and then hakaba noneho abataha bo bakajya gufata bisi bagataha abajya muri safe house nkubwiye akaba aribo bari bafite amataxi abajyana bakajya muri iyo nzu yitwa safe house hariho niho mbese twari tuba ariko nyine wabaga umaze kugera nka 18 gutyo umaze gukuraho bakakureka bakakwereka ukagenda ukajya kwibana bakagukodeshereza se so the first couple months barajyaga bagukodeshereza ariko kubera ko batwigishaga gushona wabaga uri bwiga gushona for 7 months amezi 7 wa graduatinga mu gushona bakakujyana mbese twegeraga gushona upstairs downstairs noneho hakabaho aho dukorera production hakabaho ahantu bashonera amakanzu twohererezaga mu nkambi y'abantu bagiye kujya muri Amerika kugira ngo bagende bambaye ayo makanzu so ayo makanzu yashonaga natwe nimwe mwayakoraga okay and then izo tie and dye twakoraga mo scarf umyitero ariko iri tie and dye and then tukashona tukai making sure ko imeze neza yes ndimo ndumva ikiza cyo gukorera mu rugo home studio ndumva n'abana bagira wambarije abana icyo barimo kirimo kubagiza hanyuma story akomeza and then ubwo nyine nahabaye almost umwaka 8 months or so and then bansaba kujya hanze bahita bakubwira bati ese ntiwakemera ukajya muri Amerika ntago bagukubaza urumva amategeko yarahinduka kuko ahindutse nyine ukagendana n'ibigenda so bahitaga bakubwira ati ugomba kujya hanze bakakubwira ati bameze nk'ababigusaba kandi uzi aricyo cyakuze bazanaga list bakavuga ati this month na abantu baragomba kujya kwibana hanze so nza kuri liste ubwo ngiye icyo gihe nibwo nanuje na 18 ariko barambwira ngo nimbara n'ufite 18 nta kibazo ubwo hari umukobwa nawe wundi w'umunyamurenge gutya nawe wagiye hanze ubwo turabyumvikana ndavuga ko twakwimuka tukabana mu nzu so igihe nimutse nyine nari ntaragraduatinga mu gushona ariko hashize a few months ndagraduatinga mu gushona noneho kujya hanze nyine niho byari bigoye like nta matera nta mafaranga $3,000 by'abanyakenya kandi muri Kenya nabo bajya bagusaba deposit
ubwo umukobwa nta deposit yari afite ninjye wari ufite deposit gusa ntari ku the first month nayo ntayo yeah so akaba hari umuntu twari tuziranye akambwira ati umuntu twari tuziranye w'umubosi ariko barambwira no mufamily ari umufamily yajyaga aza kudusura kuri wa mutante wanjye ariko I didn't know that yari ari umushuga daddy at the same time so ngewe n'uwo mushiti wanjye tujyayo tugiwe nyine ndavuga ati kanze ni umuvandimwe kanjye kumwiguzaho you know arambwira nayiri reka tugende tujyayo ange arambwira ngo ngo wowe ngo uzaze ngo ejo ngo uzuri wenyine kwanza ngo tuzare uko tubigenza ambwira rero uyu munsi nitudafata inzu baratwirukana ariko kugaruka bwo nzagaruka ejo ngewe nawe ejo nta kibazo ubwo nawe maze kumenya deja icyo ashaka ndambwira ariko nta telefone ngira birasaba kungurira telefone kugira ngo ujye umbona kuko nahise mbona nahise njya muri survive mode urumva nanjye rero serivisi ugomba kunkorera kugira ngo nanjye nkore serivisi ejo ngarutse ni ukungurira telefone ni uko mwahise mwerura murabiganira yari yareyuye nanjye ndavuga ati nimurwanya aka kanya nta mafaranga dufite turarara hanze mama ariko mahirwe nari mfite nuko umushiti wanjye arahari aho kanya nta kiri bumwe so nibyo murimo muravugana n'umushiti wawe arabyumva so umushiti wanjye ari muri saro ni wowe nawe muri bari kandi ngo ni oncle wawe ngo ni umuntu wo muri famiye ariko muri famiye nanjye ndamubwira ati rero mpereza urumva mpereza ibihumbi 15 bya telefone umpereza n'ibihumbi bindi 3 byo kwishyura deposit njye nawe ejo nzaba tayari nta wundi muntu nzazana it's me and you mu mutima wanjye avuga ati mana ndabizi ko ari ubujura ariko help me noneho ndangije ubwo arambwira ati urisire kuzabikora ndambwira nami nawe no problem abantu bise cash yaguye 18 yeah by'amashiringi yawe 20 yaranakuregereje aho tutazabona natike iyo kugira ngo ejo nzagaruke urafite n'akabara abi ndafata agafiriti n'agakoko ejo kuko yazaba ari akazi gakomeye cyane ngomba kuba tayari ugomba kuza uri tayari akagana n'agakanzu keza haza ni presentable konka ndagenda noneho njyewe n'umushiti wanjye turagenda tugera muri ville warabimubwiye umushiti wawe se ubwo ibyo koze byose waje ubugenda ubimubwira uko byagenze ndabwira rero telefone yawe off kuko urumva twagendeye kuri telefone ko njye mba muri cya kigo nta telefone ari mfite atugiye muri ville nguze telefone sinyenyibagirwa yari touch ya Nokia nivuga mbere ngize touch yanjye ya Nokia turayigura ndangije ndamubwira ngo amafaranga turayafata ko yarasize kuri telefone ye turagenda niba yarasize kuri telefone yari cash sindi kwibuka ubwo turagiye tuguze telefone turangije turagenda tugushaka kiyateka ni umu landlord tugenda turamushaka turamubwira ati cash turamwishyuye tumaze kumwishyura yari yambwiye ngo nyine ngo nimara kugura simukadi ngo mwohereze nimero who is going to do that you the mad telefone ntabwo nigeze muhamagara ntabwo nigeze nta na kimwe ubwo nyine akahora mbaza ko akajya amahora mbaza mu family wa mutante wacu ariko jori yagiye he ko ntakimubona ati akamubwira ati mba mu kigo nyine mba nagiye gushakisha tante akajya ngo n'urukundo afitiye umwana rero kurumva mu gitondo twarazindukaga 10:00 abyuka tukoga twagombaga kuba turi kuri bisi 11:00 the reason why twagombaga kubyuka 11:00 ni kugira ngo tudasanga bisi hiyongeyeho n'igiceri kuko nitubyuka tukavuga ati turava mu rugo akazi aho twajyaga twagombaga hari muri Westland ariko kugira ngo tugere muri Westland urumva twacaga tawo tugafata tawo tukajya Westland noneho ayo mafaranga ni ukuvuga ngo twabaga twakoresha twazindukaga 10:00 tukaba twakoresha twakoresha nka 50 total ariko wabyuka utinze ukaba wakoresha nka 50 cyangwa 100 ni ukuvuga ngo uko bugenda bucya muri Nairobi amafaranga arazamuka ni nka Uber twajyaga tubyuka kiri 10 twaba twatsinze tugasanga yageze kuri 20 byagenze bite ko twatinze but tough life ariko nyine bikwigisha kubaho ntabwo mwongeye guhura se so one time nari naramukwepye nyine ubwo nahise mukwepa nyine forever
one time rero uwo mukobwa wo twabanaga yari umunyamurenge niwe wanyigishije kuntu bajya basenga ufite narasengaga nyine nk'aba ndumutampera ariko nyine kuntu ibintu byo kwiyiriza nabyo narinzi noneho akajya amyigisha kwiyiriza gutya biyiriza ugasenga ibiki nyine akanjyana mu banyamurenge kubyina ibisirimba nkabona it's really nice. So and then ntangiye kugira ngo relationship n'Imana ku giti cyanjye no I didn't know that God is good ariko nyine ku giti cya burya nka kundi umugore wa papi yavuze aravuga ati umenye Imana ababyeyi bayigushizemo ariko there is a next level uyu yimenyeye ku giti cyawe. Warakurikiye kiganiro na papi Clever na Dorcas. Dorcas ko yavuze ati ugeraho ukamenya Imana biri personnel kuruta uko bitameze wigishijwe n'ababyeyi cyangwa n'abandi wigishwa n'ababyeyi ariko noneho ukagenda uyimenya on your own ku giti cyawe. So that was a journey nyine ni kintu yanyigishije akajya noneho one time anjyana ku musozi and then anjyanayo turasenga we were there for 3 days twiyirije and then undi munsi ndavuga ariko nanjye kanijyane twaratandukanye tutakibana n'uwo mukobwa numva ibibazo byarabaye byinshi ndavuga ariko nanjye kanjye nijyana ndi kugaruka mbona nimero rampamagaye ndi muri bisi basuye nditaba bwa mbese nitabwa Karonga rampamagaye nditaba arangije arantuka koko yo wamonke mama agora ntiyibagirwa yari yarakuzirikanye kwe yumva aguha mama noneho ikintu cyabaye cyiza nuko nahise ntekeze mpita nibuka kuntu igihe Yesu yari amaze iminsi 40 ari kwiyiriza atahura na Satani ahubwo nanjye ni daimoni nukuri ibintu uvuye ku musozi kwiyiriza umuntu wakwepaga muri Nairobi iminsi wari umaze iminsi 3 ku musozi iminsi 3 ndi kuzengera urumva utarya ntarye ntanywa narabaye zezenge umuntu wa mbere waguhamagaye aba wa mugabo waririye amafaranga oncle wawe arambwira ngo nagwambwiye ngo uzanyishyura arantuka byaseriye ndamubwira ninjya muri Amerika nzakwishyura ndamubwira rero mvuye actually I was nice ndavuga mvuye gusenga ngo kwigirishije ngo kugira ngo Imana ngo imaze deja ngo ibyaha byose byo wamaze gukora ngo deja ngo Imana I was like oh my god ndamubwira umva rero wa mugabo ngiye ndi muri survival mode I'm sorry ntago ngiye naza ngo ndiyabana n'umugabo ngana I'm sorry ariko nta mafaranga ngiye ntago mafaranga nari mfite ariko nukuri ninyabana nzayagusubiza nayagusubiza ngo ngiye sango ndakubwiye ko nakubuza amafaranga nashaka kugomba gukora ibyo twavuganye nambwira hariye ndamubwira ibyo ntago bizabaho kandi babare kuba narakoreskorotse nyine bikaba gutyo ariko nta yindi option nari mfite so niba utakiriye my apology nta kindi nabikoraho aranuka koko ngo ndindaya aranampfunyikira ndavuga nta kibazo ndangije ariko nilikuwa na moyo like na mfite like nahise numva ndi confident kuba closer to God nahise numva ndi confident because nahise mvuga ati nta kindi kintu cyiza cyabaho nko kugeragezwa mu gihe uri muri ya mood ya Holy Spirit you know like nibwo tubona ko okay ibigeragezo byawe biratangiye your journey yawe like n'ibintu uzahura nabyo ntabwo byose bizaba ari byiza gusa gukora ko niyirishe ngo ibintu byose ni byiza you know uzagenda uhura none se muri ubwo buzima mbere ko twinjira winjiye muri Amerika muri Nairobi tuzikuna abagabo muri East Africa bakunda abakobwa b'abanyarwandakazi uri umwana w'umu adolescent teenager wahageze ufite 18 ans sinzi ngo wavuye ufite ingahe umukobwa muremure ushinguye mwiza usibye uwo mugabo oncle nta bandi bagabo baguteretaga waryaga amafaranga yabo jori no ntago nigeze ndya amafaranga y'umuntu no niba hari ikintu ubwo ninya kandi I think ababyeyi batwigishije ngewe n'abavukanye is like no kuba abanyakuri you know ngewe icyo gihe the reason nafashe amafaranga I could not see the other way like byari bibi cyane kandi iyo nziyo tuyibura byari kuba birangiye urumva but I knew that it was wrong nari mbizi ko ari bibi byo nkoze urumva nari mbizi ko ibyo nkoze ari bibi ariko abandi bagabo ntago nigeze ndya abagabo franga yo baguteretaga wabigenza gute ntago nigeze actually it was the grace of God nukuri ntago nigeze nteretwa like that nigeze guteretwa n'umugabo umwe akajya mvugisha tukavugana come to find out he was married I was terrified
navuga bino ntabwo ari byiza like nanjye morally is wrong ntabwo ngiye nakwifuza kubana n'umuntu washatse ngiye mugendera kure I don't like it iyo bitangiye kuba uncomfortable mfata step back urumva wewe ngiye nabimenye kuri eglise ho bajya bagenda niho nabimenye and then ukora ko wenyine arafite nk'agafaranga aho akora muri ambasade y'abanyamerika ara muri Nairobi numvaga okay ahubwo visa igiye kwihuta ahubwo umuntu azajya nyishira na rent ibintu byakunze but no nago numva nabyukaga mu gicuku ngataha ikindi gicuku I think nago abantu bambonaga nabaga niruhiye tu ahanga ndagira ngo experience umwana w'umukobwa udukurikiye muri aka kanya iyo urebye muri Kigali za Kampala n'ahandi henshi hariho abo bagabo twavuze nyine bari maricha si n'abandi bagabo bakuze bafite amafaranga ushukisha abana b'abakobwa wowe ubwo nk'uwo mugabo w'umunyakenya uvumbure ko afite umugore wakoraga muri embassy nihe system n'ubuhe buryo kugira ngo n'undi udukurikiye aba yakoresha kuba yava mu nimba nakita mu gico kimeze gutyo cy'amabandi cyaze muri situation imeze gutyo I think bwa mbere I think there is a time uyaje kundeba yibagirwa azana impeta and I was confused ko ntabwo nabona umugabo mukuru yarasa nkaho ari muri his 30s wambaye impeta hano you know nagije ndamubaza nese ko ndiko wambaye impeta you know what happened urumva nanje bwa mbere yarambashye nyine ngo nuko yambara gutyo gusa ngiye gusenga mu banyamurenge mubona yo sinzi ukuntu twaturugana n'abashuti banjye barambwira ngo uriya niwo mugore wawe uriya mugabo ukora muri ambasade and then I got to my house and I was like you are married ngo ngiye ngo nagize ngo urabizi ndamubwira none se ko buri gukora ngiye nkabona mvugana nawe iki and the good thing was that ntabwo byari bimaze igihe kinini nta kintu cyadanje cyabaye nta kintu ni gutyo tu yajyaga aza wenda kundeba akabanzanira nk'umuceri and then nkamuherekeza you know like nari nkiri like mu rukundo somehow nari ndi strong to my kuri values zanjye so ntabwo bigushengura umutima si umuntu nk'uwo akubeshye iyo depression si uyivamo ute nago ikintu njyanshimira Imana nuko ngewe ari ku giti cyanjye nine nabyita depression ariko for some reason ntago nyenye urukundo rwanjye rujya rupfa iyo haje the new person no nine irda ndagukunda cyase ngukunda nago nyangira the mirror ntago byandi byo kwiciyamo ndimo irda ndagukunda cyangwa singukunda reka kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire cyane turebe noneho uko wisanze muri Amerika wagiye muri ya nzu ya settlement bagushyizaho uba uri muri ibana igihe cyawe cyo kujya muri Amerika cyageze ryari igihe cyo kuza muri Amerika cyageze muri 2016 2016 haje liste barakubwira ngo turone ugiye muri Amerika so process y'ukuntu biba nyine ni ndende ntago nabona uko ngusobanurira ibyo byafashe ikindi kiganiro y'ukuntu bigenda but byageze aho nyine my documents ziba approved ubwo zabaye approved nyine barampamagara barambwira ati uzagenda tariki ni so iyo tariki bampaye bigusaba kujya kuri ambasade nyine for few days nyine mbere kugenda ukagenda ugakora ibintu bita za medical bakagora izo nshinge bakorera check-ups and stuff bakajya muri culture bari kukwigisha ukuntu abantu bajya mu ndege ukuntu bigenda and then bamereza date igeze nyine ndaza so uruzuri bugeheze so inza ko nari naruza uvuga waje wenyine uri wenyine naje ndi ngenyine nta muntu n'umwe uje kureba muri Amerika nta n'abantu wari uhaze nta uri indege wenyine nurinde okay so nago narindi okay nabandi bana ubwo muri yo sama muri uwo mwaka nabwo nari kuza 18 mu kwa 10 banza nari mu kwa 7 so uno kuvuga ngo kora muri ko kwa 7 igihe naje bahise bampuza na hari umuzungu w'umufrance twazanye ari kujya njyana mu yindi ndege nyine twahagararaga tukajya mu yindi ndege noneho ngejeje none kuko nari naruza nyine naguma kwizuza 18 muri uko kwa 10 naje ndi muri system ya foster care I don't know if you know that is foster care ni ibigo hano cyangwa imiryango yakira and then biciye muri indi organisation
so nuvuga hari umuryango w'abanyamerika wo kwakira famille. Yeah, so nukuvuga ngo abantu biga kuba aba first mom cyangwa aba first parent babajyana muri za classes. Ntabwo ari ngombwa ngo ufite undi muryango, ntabwo ari ngombwa ngo ufite ababyeyi cyangwa ufite abana bawe. Ushobora kuba uri umuntu uri umusingo uri ufite nk'imyaka 30 ukavuga ati nshaka hosting umuntu uvuye mu kindi gihugu. Njye rero nahuye n'umuntu utarigeze ugira utafite umugabo udafite abana, abariwe mbana nawe. Yari umugore yarabaye yari umu veteran, yaragize impanuka muri Afghanistan ariko ntiyago yakoraga, so urumva yabashikagaho na government tu ukuntu. So yari afite umwanya, so niyo mpamvu yagese yabaye qualified. So niwe nabanye nawe for about a year. Umwaka hano muri waje straight hano muri Seattle muri 2016 nibwo winjiye hano muri Seattle ufite imyaka 19. No, 18 nari kuza mu kwa 10. Ariko urabizi ko uyuzuza ariko uwo munsi ugeze. Ntabwo ari nko ndi mu rugo cyangwa umwaka utangira uzaza muri janvier deja gatakorera ya myaka ya n'amezi ataragera. Yes. None se ubwo umuntu wibanaga ntabwo yagukoresheje imirimo y'imbaraga n'iki kugufatirana umwana uvuye muri Afrika n'iki? No, ahubwo nyine bagufata nk'akajiji, unfortunately nyine tu bagufataga nino kora ko urumva kora ko uba waje nyine utari wujize imyaka 18 en plus uvuye muri Afrika, baba bumva ko nta kintu nta kimuzi no kwatsitara ntabyuze, no kurigirishikanya wapi, no kuteka kuri oven ntabyuze, which is true. Nasa natese kuri oven he, which is true. Ariko nyine na kumenya kureba on and off nyine, cyangwa ni ibintu umuntu yakwigisha akakwereka ati on ni hano off ni hano. Gabanya ni gutya bigenda. So we yakujyanaga nk'igitambabuga. Nk'igitambabuga, noneho akiragagiza ko ngiye nibanye, ariko ngiye namaze kubona yuko nyuma yaho ari ukubera ko ntago yigeze agira umuryango umukunda, but also ntago yarazi kubana n'abantu, ntago yarazi kubana n'undi muntu utari we. Ntago yarazi kubana n'abantu, noneho ntiyibuke yuko kubera ko organisation ibarabwira ati izi ni rules agomba gukurikiza, noneho we agakurikiza igipapuro nkuko byanditse ku gipapuro. Ariko atamanje kuvuga ati se uyu muntu reka nige uyu muntu ni muntu ki, uramfasha ariko naguzi ko nanjye nibanyeho ku giti cyanjye. Akambwira ati 2 telefone igomba kuba iri muri saro. Avuga ati turashize. Bwa mbere yampaye flip phone. Nabase ndajya mvuga no mu rugo guteka akantu nta WhatsApp kagira karasharamye muri Amerika. Hanje numva nyine iguko se uyu muntu. Noneho nkajya natindikirana n'abantu kuri hari umuntu twanzigaga kuri email. Gati vuga kumba mail nagarazi bya email wambirire tugurya na gurya. Ugakasoma email. Noneho hashize igihe rero nibwo nahise mubwira namubwira ati ebana ugomba kumpereza iPhone na smartphone. Jewe navuye muri Africa but we use smartphone. Turayikoresha nanye mfite mbere yuko nza hano. So ushaka uko muvugana nabo bantu banyu mumpereze smartphone. Nigo urutse ndavugana n'abashuti. Urivumbura nuko hashize nka semaine arayingurira. Nkajya ariko urukumva nandi kuri condition ntago nayikoresha kugeza 2 za ninjoro ntago nayikoresha ngo ndi mu muhanda ngo abatangonga ngo sinashiramo earphone mu matwi ana yanje iracanga. No n'ikintu napfaga no mu rugo even me growing up ntago nyumva iyo mbuje ukora ikintu ndagikora to see what happens. Rero hone bintesha umutwe ndavuga atekareka nukumva 2 nibwo abantu bo muri Afrika bari kubyuka yakuvugana n'abantu mu rugo mbere yuko ndyama, ariko buri kumva kora amategeko y'abanyamerika ngo amasaha ngo urajya kwishyura mu gitondo ya organisation n'ibiki. So bigeraho noneho tukajya dushwana rero nyine. Utajya gushwana na host wa tukajya dushwana ariko ntago mwarwanya, ariko ntago byari bya bindi byo kuvuga ngo ndamusuzuguye, ahubwo byari bya bindi byo kumusuzugura respectful ariko unamusuzuguye, because numvaga namubwira ati rero nta wundi muntu ufite mfite hano urumva. This is the only opportunity mfite kuri telefone kuvugana n'abantu mu rugo urumva. Noneho akajya rimwe akanga nyine rimwe na rimwe akemera, bigeraho biba nabi cyane. Noneho ajya no kubivuga kuri organisation ko ntajya mwumva. Nyine nkamubwira ati reka twicare tubiganireho. Abantu baturanye bari baratangiye kunyigisha imodoka arababuza.
noneho umunsi umwe igihe byabereyeho nabi nuko I wasn't feeling well ntabwo nari meze neza numvaga umugongo tumereye nabi noneho no mu ndahari kunyanda numvaga ntameze neza noneho asanga iyo dimanche nagombaga kuvacuuminga sinavacuuminze ambwira ndi kufilinga nabi cyane ariko ejo nzabikora niva ku ishuri nzahita mbikora hari dimanche arasarada ngo no ngo suppose have to happen ndamubwira genda ukora ibyo ushaka nabyo nkoze ndabyanga rero nubwo yandeze ko organisation banjyanayo bakinjyanayo rero bakajya bansobanura bakambwira ngo ngo maybe ngo it's because ngo nago uri kumva icyongereza kandi urimo kwiga watangiye kwiga high school yanatangiye kwiga high school barazana umu interpreter umu interpreter akajya asobanura ndangije ndamubwira ati umu interpreter rero ngo ari kunsobanurira antera umujinya nawe ndamukupa rero ko abanyafrika twigira uyuwayi cyane uyu mumama bari kumubwira nsobanurira agatangira ibyo bari kumubwira ngende kubyumva we akaza kansobanurira akambwira ngo urabona wa mwana w'umukobwa we hanga madam weske urukunsobanurira cyangwa what are you doing urumva atangira kumpa inama ndabwira wowe uranzi ndabwira uranzi wowe uzi impamvu ndi hano uzi impamvu turi muri meeting akazi kawe nukunsobanurira ibyo bari kumbwira deja ngiye narangije kubyumva ngende kubona akazi kawe karangiye ndamukupa nawe abanyamerika nawe urabazi ngo what did you do ndamubwira she was speaking nonsense Bicagiye barambwira ati they need to find kandi ubwo no bazajyaho kugusobanurira bicagiye barambwira ati need to find another place for you bahise bakujyana kuba ahandi bahise batangira kubitegura kunjyana ahandi muri iyo sama baranyemura abantu banyemuye insangane mu cyaro ndababwira ati wapi ntabwo byavamo n'ahandi ubwo icyo gihe wabaga muri Karitsiye nabaga ahantu bitsa North East North East Federal Way like East Federal Way ubwo mu majyepfo ya hari heza it was really nice hari heza so bakubonye indi famille no bakujyana ahantu mu cyaro mu mirima man ubona umuntu ntago gipfa kubona umuturanyi ni handi bakurasa nagira umuntu umenye ko apfuye urabyanga ndavuga ati wapi ntago bivamo ndaguma muri uru noya ndahajya ndangije ubwo nyine ibi babaro yanjye n'Imana nyine ndabwira Imana rero ntago biri buri buvemo hano hantu and then it was in the summer yo muri 2017 nuko I prayed about 2017 yeah I prayed ndavuga man ahantu uzahamvana noneho mpaguma nk'ukwezi noneho mama mari babanjyanyeho we yari happy kura ko yarafite abandi bana babiri nabo bahaba nabo bavuye muri Kongo bahaba ubwo urukumva kashe we zariyongeraga as a first mom kashe zariyongeraga siko arangije arambwira ngo nyine ngo nanjye ngo ni impabe kanyanyereka ahantu ndi ube ariko akaba ahantu yanjyanye ahantu kwa inzu yari yuzuye ariko kura ko nyine akeneye kashe anjyana kuryama ahantu hameze nko muri garderobe akantu kangana nka gutya ashyiramo agatanda nta n'ahantu nabona nta hantu ho gushyira imyenda hahari imyenda nkayishyira munsi y'igitanda se cyari igitanda yari amatafari yazamutse gutya yashyizeho akamatera kandi afite inzu nini no ntabwo yari afite inzu nini ariko ntiyemera ko nta nzu nini afite kugira ngo banshakire ahandi hantu ndangije ndamubwira arambwira ati wowe icyo usabwa ni ukwemera kuba hano uyu urabona nta n'idirishya ryari ririho ntabwo nabonaga fresh air arambwira ati ngo nzasenya kino gikuta ngo ngushireho idirishya ngo urabona ngo noneho warafunguraga gutya iruhande gutya hari ahantu yubatsaga complex ho yashoneragamo yari afite sewing machine agashoneramo imbere yaho hakaba hari news what's called yari afite birds tonto 4 in the morning yo zikabyuka inyoni kandi hano kandi hano gutya ubwo ahantu hondi ndi gutya inyoni ziri nka hariya nta muryango uhari ni irido ni ukuvuga ngo ndi like ibirenge 10 feet away za whole birds ziri saa 10 zikabyuka inyoni ze mu rugo urumva nyine hano bagira cage z'inyoni bagira inyoni nka pet n'amapiroke yari afite inyoni yari afite inyoni yari afite imbwa n'amapusi yeah and then
Ako ni story yakoje kuko uranayivuga umuntu akabona kuri ababaye kabisa. It was horrible. Ariko nyine kuri ako kwakunda umuntu abari greedy abashaka amafaranga akavuga ati no kuvuga aba foster care babaha amafaranga. Baba amafaranga urumva iki cyumba cyawe ugikodesheje bakwishyura rent yayo bagoreza amafaranga yabo y'ibiryo kandi nagaruko byiri burye nibyo wari buteke nagaruvuga ngo arabakugabura ibintu bya danger ngo you know urumva nyine harimo benefits somehow. And so ndangije that summer ndahaguma nka 2 months imbere yuko Samirange yarambwira rero ndajya kukwandikisha ku ishuri ryacu kakujya njye kwakwereka arahanyereka mbere yuko yandikisha ndamubwira ati I'm not sure don't do it yet. Ni mu mutima narabyumvaga ko something else have to happen like nabyimvagamo ko ntago hari ahantu hari destiny yawe. Abakuzana organization nta nubwo baza gukora check babanze bareba aho hantu uzajya kuba uko hameze. No cyaba babikoraga we kuko babona umwana w'umwirabura nta kintu bibabwe umunyafrika. Urabona nyine nabo abari abantu baba bafite akazi kenshi ariko no kukwitaho like baba bafite akazi kenshi no ugasanga nabo wenda abantu bari kwitanga kugira ngo bafate abo bantu ntago ari benshi you know so nawe rero bakagupfunyika iyo bashaka nyine kwirwariza. So ubwo barangije barambwiye ati noneho rero wamaze kuba 18 noneho ubwo icyo gihe cyageze nta n'umuntu uri bukwiteho wamaze kuba deja 18 turagushakira icyumba ahantu ujya gukodesha $500 tuzajya tugureza $700 a month ujya gushaka icyumba ndagishaka ndakibura. Noneho prior to that hari umuntu nari meetinze arambwira ngo nyine aza ahantu yagenda ngo ntago yigeze ambwira ngo arahaza ahubwo twaraganiye stories zisanzwe mubwira ko ndi gushaka icyumba ahantu stories zirangiriraho kumbe ya postinze ko ndi gushakaho kuba on Facebook nge natabizi kumbe nge mfite Facebook ariko sinikoresha sinabimenye iyo 2 months rero igihe cyo gutangira ishuri cyenda kugera ngomba ubundi yuje uri gutyo baba bafite nk'umujaje ukureba every 6 months akakareba ko how is life ubwo nagombaga kugenda kumubwira ko life imeze update mubwira ko ngiye kwimuka ariko nagomba kuba mfite plan niba nta plan mfite bari kuntegeka kugumaho narindi ndabwo ndagenda harasigaye one in semene I prayed about it. I was like God I don't know where I'm gonna go but I need to find a way. I don't know where. I don't know one time ndabyuka hashize hari kubura iminsi 3 I woke up hari Wednesdays njyambyibagirwa none ngiye nabo bana twakunda kureba show y'abanyakenya yitwa Gashiti like it was so funny a funny show tukajya tureba kuburi kwa gatatu ndabyuka ndasenga njya kwicara turareba umutima urambwira ngo ni go back to your room sort of room ujye gusenga bikomeza kunjyamo akundi ikintu kiguhata mu mutima so ngenda back mu cyumba like I was ndarira hysterically like ndarira kabisa ndasenga byakwerekwere like heart to heart and then ndahaguruka ndangije ndicara tena muri salo ngiye kubona telefone irahamagara ndavuga se uyu mukobwa mamagaye yitwaga Rachel yari afite umugabo ukina baseball big baseball player. Wow. Yeah, arangije arambwira ngo guess what and I go what I was like I found you a place to stay. I was like huh? I was like where? Njyamwe ngo itsinita koma urumva nanga kumuvinga schools. Kujya gurisha. Arambwira ngo itsinita koma ngo kandi ngo iri muri district irimo ngo ni high school ujyaho. Like huh? And I'm like that's not possible. Arangije arambwira ngo do you want me to give you their number? Ngo ushaka kubavugisha ndamubwira ntari abamaye nimero z'abo bantu ndabahamagaye mvumera gusandinga nka marayika ndavuga ariko abazungu bose basandinga nka marayika mu gutangira bari gutangira until urukwana n'aba bantu bose basandinga nka marayika ndavuga n'uyu nawe yaje kumfata ku kibuga cy'indege ngira ngo ni marayika Gabriel umanukiye ngiye kubana nawe ubwo nyine arambye ati ngo nta kibazo ngo ariko ngo nguze ngo turebe ngo ahantu dutuye ngo niwe wumva utahashaka umutima ngavuga ati natahashaka what do you mean natahashaka? I was like okay nambwira no problem nahise mpamagara wa mukobwa ndamubwira barambwiye ngo najya kubareba but nta modoka ngira nta modoka ndahagera bisi nta masaha n'amasaha bumaze kwira abarambwiye ati don't worry I will come get you. Wow. Rachel. Abaraze kumfata. Rachel araza kumfata, aza kumfata nimugoroba. Turahatwara turahajya. Ngiye mpageze nsanga ni basement irimo furniture, igitanda mu cyumba kivuyana no kumushaki,
hano no kumusheke gifite ikikoni ifite igikoni cyayo ifite bathroom wow konkana n'ahantu hurira n'umuntu uri upstairs nyine baza hanze hasi ni basement yigenga y'ubwayo ifite ibintu byose laundry machine ubwo wabarambwiye umumere wabaranjanye aranyereka arambwira musori ngo niba utahakunze agira uyu mumere kuvuye mu kabati uyu mumere ariko brage zari gukina umuntu gukina nawe arabusobanura I don't understand what did they talk I don't get it what nanga madam ngo ino ngo nyine ngo nagimeze neza ndamubwira madam ufite excitement wakajya nubwo ufite kandi byakureza ahubwo urimo urabona barimo kugukinisha ndamubwira ati ndi muri mansion do you get ndi muri hoya ebu na wiyo arambwira ati ngo umugabo wanjye ngo nawe uhari ngo ariko ngo niba wumva utakunze ngo murumuna wanjye ngo afite ahandi hantu ngo afite ikindi cyumba ngo yakujyanamo kuri nice ngo if this is not enough ndamubwira madam don't say anything I beg I beg now chai ndamubwira ati I don't know what to say ngera ndi kurira aho ngaho tayari urumva umwana we yarafite umukobwa we barambwiye ngo the only thing ngo niba ngo uzabana natwe ngo you need to like peanut butter ntabwo nibwo ntayikunda nzayirya don't worry peanut butter zani chupa nditaje peanut butter kandi wiberaga mu kabati katagira idirishya katayibona n'inyoni n'imbwa I'm telling you nahavuye ako kanya twaratashye so ni yarabishyuraga se cyangwa kwari uko yari umuntu kuri Facebook nta organization yari izi nta na kimwe ahubwo ibaza ko iyo organization yahamagaye umumere ngo ugomba kumwishyuza ngo amafaranga ngo yarente kugira ngo yige kubaho ndambwira ariko mwege muzi kubaho no kuvuga yaraje kukwifashiriza gusa uwo mubyeyi gusa ndamo ngo aborganization baramuhamagara ngo ugomba kugenda gutya na gutya urumva deja ntago bari gutanga amategeko menshi ko I was already 18 so naga amategeko yari menshi cyane ubwo urumva umumera arambwira ngo don't worry about it ngo nago tuzabikurikiza za seti sango nazo bajye bazitwara seti sabaza kajya bazinkubita nkazikubita iposhe ntago baguhaga n'andi yo kubaho se baguhaga seti bijyanye nuko harimo kurya no kubaho n'inzu noneho ikiza nuko nageze muri iyo nzu bakajya banyishyuza only 200 noneho maze noneho imbere yuko nanimuka uwo mumere niba yararakaye ko ntari bube muri iyo nzu ye n'inyoni ze abarambye ngo ntago nashobora kukwimura ngo ntago ndi bubone ukuntu tuhagira nanjye nibaza ukuntu ndibuka iki gitanda nkagishyira muri bisi birancanga uwo mumere arangije ndamuhamagara ndamubwira musitifigira nkatwe gushaka ukuntu naza natangira kuzana ibintu nimara kumenya kubona ride nzakubwira arambwira ngo iki ngo ya coming azana na murumuna we the next day murumuna we yarafite indigeze kumushaki nawe yenda kubyara bose barazana terura ibintu byanjye byose kandi kumushaki uvuga ni ku Gisenyi no kumushaki mvuga ni it was just fun ariko kumushaki ni ahantu ku Gisenyi no ni muri Congo iyo bivuze ati kugera kumushaki no uvuga ni ahantu kure cyane mbese mbikora mbivuga nka black like you know and then arangije arazafata baranyimura ari babandi bari gutyo tu baranyimura bagiye no kugufasha barakwimura iyo famille yitwa gute tubashimire ntago it's okay kibazo ariko muracyari inshuti kugeza ubu no ndacyabana nabo to this point kugeza naka kanya niho kiba nagiye ndangiza high school ndangiza college bamfasha kwandika all the papers za college zo applying for college like in fact the first 2 months nababwiye afite bachelor degree muri politics and international relations already amaze kwigira hashize imyaka 2 muri 2023 nibwo graduatinze to this point n'uyu munsi uracyaba muri ya basement so wabaye umwana wabo adoptive bagusize mu bipapuro ntago narabyanze I was already older barabigusabye barabimbwiye but I was like
it's not necessary, it's fine. Bari barashaka kugira ngo nyine niba hari izindi benefit bamereza zo kubura umwana wawe. Yeah, niba bazimereza ndambwira nta kibazo, ndababwira nari urumva. N'amafaranga bansaga bagarenti byageze baravuga ati you don't have to umwana wacu, like my first car n'aba grandparents nibo bayimpaye. Ariko sinzi impamvu udashaka tubashimira kuko niwe Maria, uzi mba Maria wavuze uri mu Buganda, Maria wa kabiri na Jean Pierre. Ababitse Maria na Jean Pierre, ufite Maria na Jean Pierre wa kabiri bibera muri Takoma. Wow. Ndabizi ikiganiro bazakireba. Sinzi uko witwa, yanze kuvuga amazina yanyu kubera wenda ashaka mutabikunda, ariko ubutumwa bubagereho Maria na Jean Pierre bo muri Takoma b'abazungu. Mwagiriye neza uyu mwana w'umukobwa, mwamuhaye uburere, mwamuhaye amashuri, mwamuhaye career. Ubu ni umukobwa ukomeye. Kugira ngo twihute, ndabona iminota yagerageza gufite inkuru zatuma, ariko uzaza mu gice cya kabiri, ariko ntago twajya kugara ku musozo tutaje uko waje kwisanga ubaye Miss. So waje kuba Miss Takoma, novuga uje kuba muri Takoma mu buzima bugoye, bakujyanye umuryango n'ibigi, birangiye ubaye n'umukobwa mwiza muri uwo mujyi wose. So nageze aho narindi natangiye modeling nyine, ntangira kuba mu model ibintu nk'ibyo. Ndangije iyo pageant ndayibona, ndavuga mbese wabikora. Ndangije ndagenda ndaplayinga, barambwira okay you can come niba uri citizen, uri umunyamerika cyangwa holding any type of, so wamaze kubona citizenship. Ndavuga yeah ndi umusitizen, so baranyemera. Ntangira amarushanwa, narabitangira ari blog, nkajya mbona bikomeje kuba intense, ama interview ngo biki ngo ngomba kurekana how you can raise money ngo biki n'ibiki. Nkajya mbona bitangiye kuba intense, ubwo nyine mbijyamo ndalaninga. Bijyamo mbona ngeze kuri icyo kiyo ni bwa mbere nabonaga ari ibintu biri blog ukuntu, ariko mbona I can compete. Ntago wagira ubwoba bw'abazungu bane ngo nuko bavukiye no ngugira ubwoba, like I was like oh. And that's one thing nyine nahise niga nkiva muri high school, ko nari ndi shy cyane muri high school, numvaga nyine kwa conscious ko nta cyongereza kinshi vuga. And then abana bari rude, abana bo muri America sha bari rude. Oh my god, wow, especially high school. Oh my god, n'abana bakwitaga umwirabura, racism. Telefone bwo n'umwirabura, telefone racism, ahubwo baba black America nabo bakubonagaho bakuvuga nabi. Actually bakunze kubivuga ngo abirabura b'abanyamerika ngo ntabwo bakunda abirabura bo muri Afrika. Wajya kuvuga ka experience gato kakubayo, wajya kuvuga ikintu wavuga nk'uko turi kuvugana, navuga nk'ijambo mu cyongereza nyende kuvugisha mu cyongereza ukarivuga nawe. Yeah, akakubwira ngo akabaza mugenzi we wicaye next to ngo what did she say. kandi nawe nyine ni umunyamerika, ahubwo ugasanga abazungu nyine bari kuntu bari hypocrite, nyine bari nice, ariko outside ntago bari nice, nyine bakajya kuvuga nabi. Ariko nyine sometimes ari gukene umuntu agufakinga gureze kaka comfort murabukana ukagira jibuze ukaka confidence kafe kuza. Ngeze muri college rero I was like it can never be me. Burya nuko akunda avuga ngo nyine ngo first impression ngo leaving a mark, urumva. Nanjye rero nkihagera first impression muri college nahise nigira umuntu wa danger. Nukuvuga batangiye kubita abasore. No, nahise mbabwira ati ewana ukabona ko akunda ushobora kubita muri filime, uretse nkubwire jori oya nyine urambwira ariko agastori wakoze, kuko twe mu mafilimi twajya turi amafilimi kwa bamayaka bayarebye Nyamirambo muri dusobanuye muri amafilimi y'ama college, twazitaga ngo ni filimi za college. So ntago nagize urabona ngiye nize muri Washington ariko tari ya DC, nakwita ari state college, ariko ni kure papeke Murambi. Yeah. So twebwe rero twabonaga mu mafilimi abana muri Amerika muri college yo baje kwiga uburyo harimo abo bita cool kids, abana baza mu modoka bapingana, abana babulinga bakagukubita n'ibiki ukarwana, nyuma ukazaba nawe nk'umubasketero ukomeye ugatangira no kurya n'abana no gukubita abandi. So maga story kawe rero umubwiye muti ngeze muri college nafashe umwanzuro yuko nta mwana uzongera kumbulinga. So ninjira muri college, the reason nahise mvuga ngo nta muntu uzongera kumbulinga, nahise mba myself. Wow, ndo kugisenyi wabwiye kare. No, navuga ijambo ribi nkiseka kugira ngo utanseka mbere. N'uburyo iyo umaze gusettinga iyo confidence aho ngaho, kugira ngo umuntu azakubulinga is impossible. Kubera ko nukuvuga ngo uba wasettinze tone y'uwuriwe,
nukuvuga ngo nabaga nzi ko mvuze something itari cyo atamvuga ati namwe murabizi ko ngewe ntari umunyamerika, that's my English. Nukuvuga ngo ngaho batabona it's funny, ariko wowe kuri wowe urabizi ko byari iyo komeza kwihishira wari guhituba wituba close up cyangwa ukaba cheni ya maji nyine ukajya uvuga utuntu cecetse. Numvaga ntago ubwo buzima naye naburambiye muri high school, ndavuga ntago byashoboka muri college. Muri college nzagenda mbe myself. So anybody who knew me thought I was so funny. Ariko it was because nari ndi kwiprotect njyewe ubwanjye kugira ngo mbe open, mbe social, but also kuko niwe ndiwe ngende ubundi sociable tu gutyo tu. Ningungiye nkunda abantu iyo natagukunda you know, like I don't nago njyangira bya ivivi. Urumva, so nashaka kugira ngo iyo personality yanjye ariyo ndivinga in my truth. So everybody nyine nayaga nsoka buri wese akagira ngo ndazi ngo kora ko nduwa danje wapi na byari kubera ko nishize out there popular kuri university. Yeah, nice but it was because I was just out there kubera ko nago nice mvuga ati bully no, it can never be. Nta n'umuntu wakubise nago nyarwana ako nararwanaga kera gusa, but nago nyarwana nawe ntukabye. Warwanye mu rugo he? Muri quartier. Ukubita abana? Najya nkubita abana ariko aruko babulinze abandi bana. Buriya umuntu bari kintu nangana ngo umuntu wiyenza kundi muntu. Uzi gutera umugeri? Twatanga sample. Okay. Gira uzabura umugeri de. You are a man, I'm a woman. Kude turne like. Urazizi ngezaje Jean-Claude Van Damme. Bakwitaga Cynthia Kane. Cynthia Rothrock. Yeah. I was just there. Ngira ngo iyo ni story nziza, ni ikintu cyafasha abana cyane cyane abana baba hano muri Leta Zunze za Amerika b'abanyafrika biga mu ma college, biga mu ma secondary, usanga bagira hari igihe nigeze gura n'umwana disi wo muri Aziya nawe ambwira ko yagize ikibazo yababaye ngo kwishuri baramuburinga. Cyangwa muganiriza nyine nkagujya ndamubwiye niba bazajya bakuburinga, ibyo bakuburingisha wowe ujye ubifata ubyakire ubikoresha ahubwo nkaho ari wuriwe. Niba kwita monkey witugira gutya, uyo monkey is coming. Utazi urumva yakongera kuvuga ngo uri monkey. Cyangwa umubwiye ati yes monkey is coming, pig monkey is coming, ubwo mwise pig nawe ukavuga monkey is coming. Azavuga ramutife nta mikino. I think ni inama nziza kurwanyisha bullying, ukayirwanyisha izo bakoresha. Biri mu bintu bituma abana batongera kugira ku bullying. Ndabona iminota yagiye Jori, ikintu ngiye kugusaba ni second edition. Sure. Yes, ugomba kuzaza mu gice cya kabiri cy'ikiganiro, ariko nanone ubaye hano imyaka myinshi muri Leta Zunze za Amerika, umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi uri hano muri Amerika, ni umwana ubona ko yakakwiye kwitwara ate kugira ngo ashobore kuba yakachivinga nk'ibyo umaze kugeraho. Bachelor degree, urambwiye urimo urateganya masters, ufite akazi, wabaye miss, wabaye muri haso zose, watubwiye kuva uri umwana uvukira ku mupaka Igoma guca Gisenyi wiye kugeza uyu munsi ukaba uri umukobwa wihagazeho, ufite n'umukunzi ushaka kuzaduhana ibirori mu minsi ibera abamenye. Uwo mwana w'umukobwa uri hano nane uje kwiga, tujya tubona abana bagira ama depression bagira gute, wamubwira iki umwana w'umunyarwandakazi n'umurundi kazi n'umunyamurenge n'uwimasisi n'umukongomani ariko wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda uba hano muri Amerika? Life nago Imana yigeze promisinga ubuzima bworoshye, but yadupromisinze ko mu gihe cyose ibyo uzahura nabyo uzabiri kumwe nawe. That's number one. Number two is that ikindi nuko nk'umukobwa you have to ndashaka kuvuga mu Kinyarwanda ariko bijya bisandinga neza mu Cyongereza, but ikintu navuga icyambere ni ubuzima bwose wabamo, ubuzima bwose uzabamo muri kino gihugu, nuta respectinga ugashaka gukora ibyo undi ari gukora ngo kubera ko uramuntu ari cool, ngo kubera ko uramuntu ngo ararenze ngo biki nta kintu waba afite. Nukuri ni flex gusa. Ni flex itagira ikintu. Ni ukuvuga ngo mbere ya byose, mbere y'ikindi kintu cyose, make sure like prayer is going to be the most important. Nicyo kintu cyambere. Bivuga mu Cyongereza kuko ufite ubutumwa mbona ushaka gutanga ariko mu Cyongereza byakorohera kubutanga. Okay, so number one is it's never too late to go to God. You have to pray. Like prayer changes everything. You know, if you want to be a better person, you want to be a role model to your family, to your friends, to your everybody, you have everybody likes to say, oh, I can do whatever I want. You can never do whatever you want. You can't just kuba cyo cyose if you're not
if you're not following if you're not focused on your path, you pray about it. You say, God, where do you want me to go? Because at the end of the day, how ugenda gusenga mu cyumba cyawe ahandi hose ntabwo uri kumwe n'umuntu wari we wese, it's just you and your God. Rero agira ngo living with the emptiness inside, you have to open up your mind and say, God, where do you want me to go? Kubera ko umuntu wese, if you want to have a good life, nta mana irimo, it's never going to work out. Like it will never work out. Ikindi kintu ni like be yourself. You don't have to force it. Don't force it. Society nuko ugaragara muri society utekereza ngo ibintu birandeba ngo it's about me, it's never going to be about you. Imodoka itwara yakozwe n'umuntu, gas ujya kugura yashizwemo n'undi muntu, na kintu na kimwe kwa kundi muri individuality it will never work for you. Niba uri umuntu ufite ubwenge, first of all you need to know that your community and the people that cares about you, those are the people that you need to respect and love and appreciate, because one day when they leave you will know and they will remember that you took them for granted and it's not worth it. Abantu bakubwira kujya gukora ibintu ngo kugaragara cool, it's not worth it. At the end of the day, bitangira ukiri mutoya, witangire kwimagine mu mutwe wawe, how can I be a better person every day before you do something? Niba nanjye ukora kino kintu, papa wanje ari hano, can I do it or not? Because I've done a lot of damn things and it's not worth it. At the end of the day, ugomba kuliving with it. Kandi ugomba kwibuka yuko consequence ni wowe uzaonagiza kuri babandi babikore, na consequence ni wowe gusa, ni wowe igarukiraho. So you have to make sure that your soul is fulfilled, and it can never be fulfilled without prayer, without Jesus Christ. You can never, like you just have to find a place, a space in your life to make sure that you feed your soul, not just your body outside. Bamwita Bwiza Jolie. Bwiza Jolie akaba yarabaye Miss Tacoma, aba second runner up wa Miss wa leta ya Washington. Akaba yarabaye mu modo ubikora by'umugano muri Leta Zunze za Amerika, after bachelor degree muri politics na international economics. Akaba ari umwe mu banyarwandakazi baciye mu buzima butandukanye bugoye, mwabyumvishe aho yavukiye mu gihugu cya Kongo ku mupaka na kuri Rwanda na Kongo mu 1996, agaca mu buzima bugoye, yaciye ari umwana utumva ugorana, ariko akagumya agapushinga akisanga mu gihugu cya Kenya, akishanga muri Leta Zunze za Amerika, yahuye n'ubuzima bukomeye yabugusobanuriye kugeza abaye wari wo kubwiye aya magambo akomeye. Nanze kugira ikindi kibazo mubaza hejuru y'amagambo ababwiye akakanya, ndavuga reka bari nsoro z'ikiganiro. Jolie, yes sir, ntaya magambo uvuze nta kintu nayarenzaho. Ibikurikira reka tubishyire muri episode ya 2. Yes sir. Reka mbashimire cyane, mbasaba gukora subscribe mu kiganiro ari studio on air. Please subscribe kugira dushobore kubona abatumirwa nk'aba ngaba batuganeza kuri experience z'ubuzima, batubwira byo baba baraciyemo mu buzima, batubwira ibintu bitandukanye byatuma nawe ushobora kubigira ukamenya ukubaho, cyane cyane abana b'abakobwa baza muri bino bihugu, abana b'abahungu baza muri bino bihugu bagahura n'ibibazo, ukavuga ati se kanaka ariko buriya yabaye Miss gute, ese yashoboye kwiga university akabigeraho biciye mu zihe nzira, ese yihagazeho gute, yahuye n'izo bullying yababwiye gute, depression n'ibindi byose. Ni izi story, ntuyumve nka story gusa isekeje cyangwa umukobwa uganira gusa, ariko wumvemo n'uburyo yagiye ashyira muri izo challenges, ariko ubuzima bwagumya kuzamuka. Nibyo byose tuba tubifuriza. Unyite Alisudi, dushimire cyane Jolie Bwiza, hanyuma ngushimire nawe wese ukuri iki kiganiro, ariko nshimira byihariye cyane Abu Bobex, the man behind the camera. Thank you so much my brother. Chimire umuryango wanjye navuga ko studio ni home studio, tuba turi mu rugo, ababyeyi ndabona ma sister Karine Joan, ndetse na ma wife nabonye umugore wanjye yaje, Karine nawe mu pepere, ndetse n'abana baba bacecetse batarira. Dufite abana benshi ariko baba bacecetse kugira ngo ikiganiro gikunde, nabo mujye mubanshimira no mu comment. Reka mbashimire cyane rero, mbabwire ngo ari studio on yana akagaruka. Bye bye, ciao. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.